Yesu ashimwe cyane nongeye kubasuhuza nshimiye buri muntu wese ufunguye iki kiganiro niba ari ubwa mbere uje hano njyewe nitwa Flora rero ngo ikaze abasanzwe tubana Imana ibahe umugisha cyane waba uri mu Rwanda waba utahari uri kure ariko ubasha kumva ururimi mvuga ndakwegereje cyane ukomeze kubana natwe Imana iguhe umugisha hanyuma rero nkuko bisanzwe hari ikiganiro nabateguriye ariko mbere yuko dutangira reka tubanze twiragiza Imana nkuko bisanzwe. Data mu izina rya Yesu nongeye kubw'icyubahiro ndagushimye kubw'uyu munsi mwiza waturemeye ngo twishimiremo tuwukoreremo icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimye kubw'ubuzima bwanjye n'ubwa mugenzi wanjye turi hamwe. Ndagushimye kubw'abantu bagiye kudukurikira mwami nkuragije kino kiganiro tugiye gukora ntaba ari jye uvuga ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose uri bubyumve bimugirire umumaro ubikurikira bimuhindure kugira ngo tubashe kugirirwa neza nawe. Ni mu izina ry'umwana w'ukunda Yesu Kristo dusenze twizeye amen. Yesu abahe umugisha cyane. Ndibaza niba umaze iminsi dukurikirana ibiganiro twagiye dukora mu minsi ishize byarakubereye byiza. Sinzi niba warabikurikiye niba utarabikurikiye murarikiye kubikurikira. Hari ibiganiro by'amasomo turimo kwiga bivuga ngo Bibiliya ivuga iki, Bibiliya ivuga iki, tugashyira topic tukaganiraho ariko tukirefera kuri Bibiliya. Hari ibyo twagiye dukora bijyanye n'agakiza, hari ibyo twakoze bijyanye n'idini, hari ibyo twakoze mbese bigiye bitandukanye. Uze kubikurikirana urabibona ariko icyo nkeneye ni uko twese mu bushobozi bwacu tubasha kumenya Imana tukamenya umuhamagaro wacu hano ku isi. Rero uyu munsi ikiganiro nshaka ko tuganiraho ni ikiganiro abantu benshi bakunda kuganiraho ariko nanjye nagize umwete cyangwa umuhamagaro wo kukivugaho. Ushobora kuba hari n'ahandi wabyumvise, ushobora kuba hari n'ahandi uzabyumva ariko n'ibingibi ubyumve kuko njyewe niko nabisobanuriwe ubwo nanjye ndabagaburira ku byo nariyeho kandi numvise biryoshye. Uyu munsi hari ibintu dukunda kumva abantu bavuga ngo inyenyeri sinzi inyenyeri barayibye kugarura inyenyeri iyo abantu bagiye mu bapfumu nuko bababwira, iyo bagiye mu bahanuzi nuko bababwira, mbese inyenyeri yabaye inyenyeri. Uyu munsi rero hari ikintu naganiriyeho n'umwuka wanjye cyangwa n'umutima wanjye cyangwa n'Imana kugira ngo tugire icyo tuganira ku bintu bijyanye n'iyo nyenyeri ihora ivugwa. Ese inyenyeri wundi ni iki? Icyo ni ikibazo cya mbere wakwibaza, inyenyeri ni iki? Ikibazo cya kabiri ni gute warindira inyenyeri yawe kugira ngo ntiyibwe cyangwa ntitwarwe? Ariko se kuko inyenyeri iribwa bakayitwara bakayigutwara cyangwa irazima, ese ni iki kintu gishobora gutuma izima? Wayirinda gute kugira ngo inyenyeri yawe itazima se ikomeze yaka? Ikibazo cya gatatu ni gute wagarura inyenyeri yawe mu gihe yibwe cyangwa yazimye? Ni ukuvuga ngo hari ikibazo cya mbere, inyenyeri ni iki? Icya kabiri ni gute wayirinda kugira ngo itazibwa cyangwa itazazima? Icya gatatu iramutse yaribwe cyangwa yarazimye ni gute wayigarura? Ibyo nibyo bibazo turimo kwibaza uyu munsi. Rero hari ikintu nabasha kubateguriraho. Icyo nababwira cyo ubu ni inyenyeri ni iki? Inyenyeri navuga ngo mu magambo make inyenyeri ni umuhamagaro wawe wakuzanye kuri iyi si, ni intego yakuzanye kuri iyi si, impamvu waje, misiyo yakuzanye kuri iyi si. Yego, misiyo yakuzanye kuri iyi si ni umuhamagaro wawe wakuzanye kuri iyi si, ni umucyo wawe wavukanye uza kuri iyi si. Ni umucyo, reka tuvuge ngo ni umucyo cyangwa ni umuhamagaro cyangwa se ni misiyo. Mbese ndimo gukoresha amagambo menshi atandukanye ariko ashaka kugufasha kumva inyenyeri icyo ari cyo, kuko ubundi abahanga abantu bajya bakunda gusoma ngira ngo mubona ko buri muntu wese avuka niyo nyenyeri. Buriya ngo impinja nizo zivuka zimurikiwe za mbere. Buriya ngo uruhinja ruvuka rumurikiwe, inyenyeri yarwo yaka ikora neza, imurika neza. Ariko kubera uburyo tugenda dukura, aho dukorera, ibyo dukuriramo, ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu bwo gukora, uko turerwa, aho turererwa, ibibazo duhura nabyo bikagenda ya nyenyeri bizimye. Ni ukuvuga ngo rero inyenyeri ni umuhamagaro wawe, ni misiyo yawe, ni umucyo wawe wavukanye waje uje gukora kuri iyi si. Iyo niyo nyenyeri
mwumva abantu bahora bavuga, abantu babigize business, umuntu aza kuvuga ati jewe mfite umuti wakoresha inyenyeri ukagaruka, mfite umuti wagera gutera inyenyeri yawe, ariko inyenyeri yawe nicyo kintu cyakuzanye kuri icyo kintu Imana yakuremanye ikakohereza ku isi ngo uze gukora. Ngira ngo birumvikanye, ikintu cyatumye Imana ikurema ikakuzana ku isi, ikakohereza ku isi, icyo kintu wari uje gukora, iyo niyo nyenyeri yawe. Ngira ngo turabyumvikanye, wenda kumva ko muragasobanukiwe neza. Hanyuma ikibazo cya kabiri, ni gute warinda inyenyeri yawe? Wenda ugize amahirwe uyu munsi inyenyeri yawe wumva icyaka, urumva ukifite, ni gute warinda inyenyeri yawe? Hanyuma hano ndashaka kugira ngo tuze kugira gute kwirefera, ariko hano hantu nuko wenda abantu benshi ntabwo bakunda gusoma Bibiliya cyangwa se kumva ibiganiro ngo babitindeho, ariko hano numvaga mfite abantu benshi shaka kwireferaho muri Bibiliya, tugasoma ibyanditswe kandi bigatinda. Ni ukuvuga ngo hari urugero rw'umuntu ngiye gutanga warinze inyenyeri, kugira ngo nguhe urugero rufatika rw'ukuntu warinda inyenyeri yawe. Kurinda inyenyeri yawe ni ukudatakaza focus, ni ukudatakaza kutava mu nzira wagomba kuba urimo, ni ukutava mu byawe ubitewe n'impamvu runaka zitandukanye, ariko ukaba ukomeza kuba mu byawe Imana yakuremeye, umuhamagaro wawe ntutakaze. Reka rero ndebe ikintu Bibiliya bivugaho. Tugiye gusoma muri Bibiliya turebe abantu bagiye barinda inyenyeri zabo ntizizime mpaka. Kandi icyo nababwira cyo nkiri aha ngaha nuko nta nyenyeri n'imwe, sinzi kireka niba hari umuntu utayivukana, ariko nta nyenyeri, umuntu wese uvukana inyenyeri cyangwa se nta nyenyeri itagira limitation. Hari ikiganiro twakoze ubushize tureba ku bintu by'ibikomere, abantu ukuntu barwana n'ibikomere n'ukuntu bibakomeretsa. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite inyenyeri wavukanye, ufite inyenyeri ikomeye, ntabwo ushobora kubura limitation, ntabwo ushobora kubura limitation. Ni nk'imbogamizi, ntabwo ushobora kubura imbogamizi. Mbonye ikinyarwanda cyiza, ntabwo wabura imbogamizi, ntabwo wabura ibintu birwanya bishaka kwizimya, ntabwo wabura ibigeragezo, ntabwo wabura ibyo bikomere byose twagiye duhana, ntabwo wabibura, kubera ko iyo nyenyeri uko byagenda kose igomba kurwanywa. Nta nyenyeri itagira limitation, icyo cyo ugomba kukimenya. Ni ukuvuga ngo abantu bose twagiye tubona, ni gake ushobora kubona umuntu wavukanye inyenyeri y'igihangange ariko ntigire limitation. Icyakora kubera ko inyenyeri zacu ziba zitandukanye, tuba tutarahamagariwe ibintu bimwe, birashoboka ko hari izitarwanywa cyane, hakaba n'izirwanywa cyane hagiyemo ingufu nyinshi bitewe n'inyenyeri wavukanye. Ushobora kuba waravukanye inyenyeri, tuvuge wenda nko kuba wenda niba navuga nk'abahanzi bano bakora ibintu bya entertainment, bakora ibintu bya ariko icyo nshaka kuvuga ni uko abantu batarwanywa kimwe bitewe n'inyenyeri bavukanye, ko ziba zitari kimwe. Ntabwo ziba zifite uburemere bungana cyangwa se ziba zifite impact zimwe, ariko uko inyenyeri yawe ingana niko na limitation zingana, niko ibihinyuza bingana. Reka hari umugabo nkunda cyane muri Bibiliya wavukanye inyenyeri y'igitangaza, ariko nawe limitations yahuye nazo zari igitangaza. Uwo mugabo yitwa Yosefu. Turamubona mu Itangiriro. Reka dusome mu Itangiriro, Itangiriro ibice 37. Twahera ku murongo, reka duhere ku murongo wa 3. ngira ngo umugabo witwa Yosefu. Abantu bajya basoma Bibiliya, reka nkubwire niba utagikunda gusoma Bibiliya, reka nkurarikire kudusoma Bibiliya, reka mbigushishikarize. Bibiliya ni ubuzima, Bibiliya ni ubwenge. Bibiliya uzi ko Bibiliya itanga ubuzima bwo mu mwuka, igatanga n'ubwenge bwo mu mubiri, igatanga n'ubwenge bw'umwuka, igatanga n'ubwenge bw'amarangamutima, igatanga ubwenge bwose. Bibiliya nicyo gitabo cya mbere cyuzuye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'amarangamutima. Iyo ukunda gusoma Bibiliya urubakika. Uyu mugabo rero namusomyeho ndeba limitations yahuye nazo, kuko Yosefu yari afite abavandimwe benshi. Cyo ni cya mbere. Ntabwo ndi bubisome byose kuko ni birebire. Ubuzima bwa Yosefu ni burebure, keretse abantu basomye Bibiliya ni mwebwe muri bashe kunyumva, ariko n'utarayisoma
ndahakurangira mu itangiriro uhereye mu 37 niho bivuga neza kuri Yosefu. Reka duhere ku murongo wa 3 haravuga ngo Isiraheli atonesha Yosefu amukunda birusha iby'abana be bose kuko ari we yabyaye ashaje amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenye yuko se amukunda birusha ibyabo bose baramwanga ntibajya bagira neza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Mwumve rero ya nyenyeri. Yosefu cyambere wari muto muri bose yari afite ngo n'abandi bana badahuje ba nyina, of course urumva bari abana benshi, ariko we kubera iyo nyenyeri yavukanye yatangiye kurota akiri mutoya. Ngo atangira kurota ariko innocently kuko yari akiri mutoya, akica akajya imbere ya bene se akabarotorera ibyo yarose. Ngo akabarotorera ibyo yarose. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose. Numva ko yabivugaga rwose nta cyaha kirimo, nta mutima mubi urimo, ariko uko birushaho kugenda ngo niko barushagaho kumwanga. Bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ubwo hari umurongo nari nsomye nari ndenze nako wa 7 aravuga ngo twahambiraga imiba, ubwo n'inzozi arimo kubarotorera, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Kumva ko bahise babisobanukirwa, yapfuye kubarotorera gusa. Buriya abantu bashyiraho limitations, bari abantu bakoreshwa gushyiraho limitations baba bamaze kukubona kare. Niba watangiye kugerageza ukiri mutoya, ugatangira kurwanya ukiri muto, haba mu mafamiye warerewemo, haba mu babyeyi bawe, haba mu banyeshuri mwiganye, haba ukabona hari imbaraga nyinshi bakoreshaga bakurwanya, kandi wakwireba ukabona nta cyaha wakoze, ugasanga nta kosa ufite. Bari abantu barerekwa, Satani agira iyerekwa birenze, arakubona ko yamaze kukwereka, yamaze kukumenya, agatangira kugenda udutego, ntabwo ushobora kuzagera kuri destination yawe utagize limitation. Ibyo byo ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ngo bene se baramubaza, urumva kibarotorera inzozi bo bahise bahishurirwa ibyo avuze. Baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga, ariko ntibyamubujije kurota. Arakomeza ararota, agera igihe akajya birotorera na se, nabo bagiye baramurakarira. Mbese iki cyanditswe nagusaba ngo uzagisome ugikomeze kugeza igihe Yosefu yageze igihe. Wenda ntabwo nabisoma byose, ariko ngiye nkunda gusoma Bibiliya cyane, iranryohera. Ndagira ngo bitaza kuba birebire cyane, ariko igihe cyarageze Yosefu ko barotorera inzozi, ko bagera igihe bene se baramwanga, bamwanga urunuka, kugera no ku rwego rwo gushaka kumwambura ubuzima. Ndakubaza, mu by'ukuri Yosefu kuba yararotaga akabarotorera inzozi yarose, yabaga akoze icyaha? Ni ikosa ryatuma bamurwanya, bamwanga, bakagenda naho bifuza kumwambura ubuzima? Ntabwo ari byo. Ariko ikibazo ni iriya nyenyeri yagombaga kurwanywa. Niba rero hari inyenyeri ufite, niwicare ngo wumve uri comfortable, wumve ko nta kibazo ugomba guhura nacyo, wumve ko ugomba kugenda inzira ari tambarare, nta mitego, ntacyo, ntabwo bishoboka. Igihe cyarageze Yosefu bene se ngo baza kujya kuragira ahantu kure, Isi aramwohereza ngo ajye kubareba. Ubwo niba ndabivuga mu magambo makeya uzabisome. Hanyuma ngo bagerageza kumwica, ariko umwe muri bo aravuga ati ariko kugira ngo twishyire amaraso ya mugenzi wacu, tumena amaraso y'umuvandimwe, ahubwo reka tumugurishe. Ngo hari abantu b'Abamidiyani bagenda bagura abantu bakajya kubagira abacakara mu bihugu byabo, bakoresha imirimo y'agahato. Reka tumugurishe kuri bariya Abamidiyani, noneho bamutware, twebwe tuzabwira papa yuko inyamaswa zamwishe. Birangira bamugurishije, ni birebire. Birangira bamugurishije, bamaze kumugurisha aragenda. Birangira ageze ahantu atangira gukora ubucakara, agera muri Egiputa. Mbese urumva ni urugendo rurerure, ariko aho yageze kubera ko ya nyenyeri yari imuriho,
kubera ko Yozefu atigeze atakaza focus ngo areke Imana, igihe cyose ngo yahoraga ari umwana w'ingeso nziza. Kugira ingeso nziza byari ibintu byatumaga papa we yamukundaga cyane, akamutonesha, abandi bakamugirira ishyari, ariko kubera ko yagiraga ingeso nziza, akaza kubwira papa we amakosa bakoze bari mu rwuri baragiye, akaza kugaya ibyo bakoze, akagira n'izo nzozi, ibyo byose byatumaga birushaho kumukururira abanzi, ariko atari we, ahubwo ari ya nyenyeri imuriho. Igihe cyarageze rero aragenda aho ngaho yageze mu bucakara, batangiye kumukoresha imirimo y'agahato n'iki, ariko ngo aho yageze kubera ya mico ye myiza, kubera ko gukiranuka, kubera ko kutava ku isoko, kutarekura, aho ngaho yakoreraga kwa Potifari, aramukunda, ngo arangije ngo avuga ati ariko uyu mwana reka mugire, mbese ni nk'ukuntu wagira umugaragu ariko kuriya abandi. Hanyuma ngo akimugira umutware w'ibintu bye, ajye yamucungira inka, amucungira imirima, amucungira ibiki, kubera wamugisha umuriho, kubera ya nyenyeri nziza imuriho. Ngo yaratangiye inka zabyara zirabyara, inka zitangira kubyara inyana zirororoka, inka zisa neza, yagera mu myaka ikera, imyaka yari yarumbye ikarumbuka, ibintu byose bitangira kugenda neza. Hagati y'ibintu bintu se ni ibiki? Ni ukuvuga ngo kubera ya nyenyeri muriho, kubera wamugisha umuriho, kubera ko nawe yabashe kuyirinda, ntatakaze focus, ntiyite ku byo bene wabo bamukoreye ngo abe mubi, ahinduke nawe abe mubi nkabo. Ya nyenyeri yatumye ibintu byo kwa Potifari bigenda biba byiza. Noneho bigera ku rwego wa muntu wamurwanyaga, cya kintu cyamurwanyaga, za limitations ntabwo zarekeye aho. Nubwo bari baramugurishije, nubwo yari umucakara, nubwo yari ahantu atagomba kuba ari, nubwo yari mu gihugu kitari cye, nubwo yari ameze nk'umunyage, ariko za limitation ntabwo zarekeye aho, kubera ko nyine aho yageze habaye umugisha, ibintu byose bihinduka umugisha. Yavuga ati oya ntabwo twarekeraho. Noneho wa mwuka wa limitation utera muka Potifari, amubonye atangira avuga ati mbega igisore cyiza, kandi ko ngo yari umuhungu mwiza ngo w'uburanga bwinshi, aramubenguka, aramukunda, avuga ati uyu muhungu rwose ngomba kuryamana nawe, aramwifuza mu yandi magambo. Kandi itsinomo ku kiremwa muntu biri nomo, ariko nanone ku muntu ufite inyenyeri agomba kurinda, ku muntu ufite ibyo agomba kurinda, ntabwo biri nomo. Noneho ngo igihe kiragera, umugore agerageza kumwinginga, agerageza kumureshya, umusore arabyanga, akoresha imbaraga zose arabyanga, kugeza ku rwego rw'umugore ashatse gukoresha ingufu, ngo aramubeshyabeshya bari mu nzu, agerageza kugira ngo amuhinire mu nzu, biranga. Yozefu asohoka yiruka, undi afata ishati arayisigarana. Amaze kuyisigarana agenda ati do, ahamagara umugabo aramubwira ati do, wa muntu wazanye, wa munyamahanga washyize muri uru rugo, ukamushinga ibintu byose, ukamushyira ibintu byose mu biganza, none dore ibintu yaragiye kunkorera, yaragiye kumpemukira. Umugabo avuga ati wa muntu nizeye, nabonaga ari umuntu mwiza, nabonaga ari umunyangeso nziza, ari umukiranutsi, nibi yaragiye gukora. Aravuga ati mugende mumufunge. Baramufunga. Ariko mu kumufunga, Yozefu mu nzu y'imbohe ntabwo yigeze n'ubundi atakaza focus ye, ntabwo yigeze abivaho. Yarakomeje yubaha Imana, yarakomeje arinda gukiranuka, arinda umutima we guhinduka ngo ave ku kintu yumvaga kimuhatiriza kuba mwiza, kimuhatiriza kuba umuntu muzima, kimuhatiriza mbese arakomeza akora ibyiza. Ageze muri gereza, ya nyenyeri ntabwo yigeze itandukana nawe. Ikintu nshaka kubwira hano ni uko usibye wowe kwemera inyenyeri ngo izime, nta kindi kintu gishobora kuyizimya. Yarageze mu nzu y'imbohe, abanye n'abandi bose, baratangiye yibana n'abanyururu bagenzi be neza, abakoreye neza. Noneho za nzozi ze ziragaruka neza. Sasa nta kandi kazi yari ashinzwe gukora, urumva yari yibereye mu nzu y'imbohe, atangira aryama akarota, akabwira mugenzi ati wowe mu gitondo zinga ibyawe, bitunganye byose, urundana utuntu twawe, ejo mu gitondo urataha. Ubwo arabwira abafungwa bagenzi be, ejo uzataha, narose watashye. Akati si umugabo. Noneho abivuze ubwa mbere, urumva ari muri gereza, koko abivuze uwo yabibwiye, bukiye mu gitondo agiye kumva barahamagaye bati runaka sohoka utahe. Abantu bo mu nzu y'imbohe bose bahiye ubwoba, baravuga ati ibintu se bibaho? Uyu muntu binavuga se ntibibaho? Umuntu kurota ikintu kigahita kiba? Bino niko bitoroshye. Wa muntu yarote arasohotse aratashye, ariko ntiyajya kure, aguma aho ngaho nyine mu bagaragu b'uwo mutware, agumye mu bagaragu bakoraga aho ngaho, arahaguma ntiyajya kure. Hashira iminsi akongera akarotera undi,
ngo aza kurota undi arambwira ati rero wowe rwose inshuti yanjye nkugira inama senga wiyeze usabe Imana imbabazi weze ibyawe niba hari ibyo message iwawe ubahe message ubishyira ku murongo ibyo byose niba hari ibyo utababwiye ubabwire niba hari ibyo utaberetse ubibereke niba hari ibiki byose ubishyire ku murongo kuko wowe bitarenze iminsi 3 baba baguciye umutwe bavuga ati se ibintu birashoboka ati bitarenze iminsi niyi baraba guciye umutwe ahubwo wowe shyira ibyawe ku murongo hakiri kare uko nkuko yabimubwiye niko byagenze ngo haciye iminsi mikeya wa muntu yabibwiye baramuhamagara ati wowe baguciye urwo gupfa baragenda bamuca umutwe baramwica ni ukuvuga ngo uko nguko yakomeje kubana n'Imana muri gereza si inyenyeri yarakaga ntabwo yigeze izima kuko we yirinze ikintu cyamucomokora kuri source ku isoko ye ikintu cyamucomokora ku Mana ikintu cyamucomokora kuri kunyenyeriye ku muhamagaro we arangije igihe kiragera aguma mu nzu y'imboho umva yarafuzwe yari yakoze cyaha gikomeye kandi arengana kandi ataragikoze noneho ngo igihe kiza kugera umwami aza kurota inzozi zikomeye uzakomeza usome hano uzabibona byose gusa bibiliya ni byiza noneho ngo aza kurota inzozi ngo arose inzozi umwami bashaka umuntu wamurotorera inzozi baraheba atumiza abakonikoni atumiza abahanuza atumiza abakingo bamurotorera izo nzozi kandi zari inzozi ziteye ubwoba ziremereye nawe urumva umwami kurota inzozi ntabwo cyari ikintu cyoroshye noneho umwe muri ba bantu bari baragiye bava mu nzu z'imbohe baza amateka ye babonye ubuhamya bwe babanye nawe baramubwira batari ku mwami hari umuntu wakurotorera zino nzozi kandi uwo muntu ibintu byose arose n'ibyo arotoye biba ari byo bati so umuntu ari he batari hariya mu nzu y'imbohe yitwa nde baramubwiye yumva aravuga ati mugere mumuzane baragenda baramuzana Yozefu araza yemye buriya iyo warinze inyenyeri yawe nta kintu na kimwe cyo kigucira urubanza mu mutima wawe araza arahageze aravuga ati ngaho mbwira arangije baramurotoreye aravuga ati iminsi maze nsenge nzaza nkurotorere aragenda abaza Imana ayoboza Imana kubana n'Imana ni ikintu cyiza kugendana n'Imana ukayoboza Imana ni ikintu cyiza cyane arangije nyuma byaje kurangira ubwo nibo kugenda bica muri make byaje kurangira arotoye inzozi zose arazirotora neza noneho buriya umuntu arimo kukubwira ikintu kiri cyo ako kanya umutima uhita uba convinced ni ukuvuga ngo umwami uko yamurotoreraga umwami yahanzweho n'umwuka wo kumva ko ibintu Yozefu arimo kumurotorera ari byo mwumva ikintu kirimo Imana yumva ibintu byose Yozefu arimo kumubwira akumva nibyo ibyo amurotorera akumva nibyo ibyo amubwira akumva nibyo ni ukuvuga ngo Yozefu yagiye kurangiza kurotora izo nzozi kumubwira ibyo yarose kumusobanurira we yamaze kuba convinced kare yumva ari byo urumva hari harimo ko inzara igiye kuzatera ikamara imyaka 7 hari harimo ko mbese ibyo byose byari birimo arangije azimusobanurira arangije kubera ubwenge bw'Imana ahita amusobanura n'icyo yakora ahita amujyana inama ati noneho mwebwe nimugende dore ibintu byacyahari muhunike mukore ibiki n'ibiki inzara izamara iyo myaka yose mwebwe igihugu cyacu kizaba kimeze neza amugira inama amujya gute ibintu byose umwami abishyira ku murongo koko ubwo of course aho ngaho Yozefu byarangiye umwami amuzamuye aba umutware ukomeye muzabisoma byangiye Yozefu abaye umutware ukomeye birangira ba bene wabo bari baramugurishije baje guhaha muri cya gihugu kandi Yozefu yamaze kuba umutware ukomeye kubera ko yagiriye umwami ibintu byose azakora inama yarabikoze none n'ibindi bihugu byose bikageza guhaha hahandi muri Egiputa hamwe Yozefu yarari aho yarabereye umutware bene wo baza kuza bakurube baraza bose baraza ntibanamumenya ko bari bazi ko yapfuye bumvaga ko byanze bikunze ukuntu yagiye ameze arakana bumvaga ko yapfuye birangira baje guhaha birangira babonanye birangira bamenyanye n'ibintu birebire Yozefu ntiyabarakarira ntiyabagirira nabi kubera ibyo bari baramukoreye ahubwo abagirira neza ngo ababonye imbabazi ziramwuzura urukundo ruramwuzura yarabakumbuye abagirira neza biteye ubwoba kubera wa mutima w'Imana wari umurimo iya neza y'Imana bwa rukundo rwari rumurimo rw'ubumana icyo nicyo cyatumye Yozefu inyenyeri itazima byaje kurangira arokoye umuryango we wose awimura muri cya gihugu arabakiza abagirira neza muri makeya rero kugira ngo wowe uzabisobanukirwe uzasoma icyo cyanditswe cyose ngiye ndimo kugukangurira gusoma Bibiliya hari undi mugabo nanone witwa Mose Mose nawe
yari yaravukiye ubwo igihe nyuma Yosefu ngo amaze urumva of course byageze igihe kirarangira Yosefu ni birebire muzabisome ariko haje kuvuka undi nanone witwaga Mose. Noneho Mose nawe avuka baratanze itegeko muri icyo gihugu kuko ubwoko bwa Israeli bwaje kugwirira muri Egiputa baragwira baba benshi. None igihe kiza kugera abanyegiputa batangira kubanga batangira kubarwanya bakajya babanga bakanga nyine Abisiraheli ariko ngo beza kugeza igihe baravuga ngo uwo mwami ngo waje kujya icyo gihe ntago yari azi ibya Yosefu. Nuko birivuga ngo haje kujya undi mwami ngo utazi ibya Yosefu. Noneho atangira nanone kurwanya Abisiraheli. Noneho batanga itangazo cyangwa n'itegeko ngo umwami w'icyo gihugu atanga itegeko aravuga ngo abahungu bose bazajya bavuka mujye mubica kugira ngo Abisiraheli be kuza kugwira ngo mujye mureka abakobwa ariko abahungu nibavuka mubice. None igihe cyaje kugera uwo mwana witwa Mose unangeze kuri Mose. Noneho ngo Mose nawe mu kuvuka kwe urumva umuntu uri umugambi w'Imana, umuntu uri umugambi w'Imana ufite iryo shyaka. Reka nkubwire urimo kunyumva iryo shyaka ufite icyo kintu umva kigusunika, icyo kintu umva kigupushinga ntabwo ari wowe, ahubwo ukeneye kwinjira mu muhamagaro wawe, ukeneye kwinjira ukeneye kwinjira mu bintu byawe ugahaga kugera muri destination yawe. Ntago sinzi uko nabisobanura neza ariko icyo kintu umva gihora kigupushinga, icyo kintu umva kigusunika ugashaka no kukirengaza ugashaka no kukireka bikanga. Ukeneye kukinjiramo ukagikora. Reka mbabwire buriya kuba twicanga twigisha bino bintu hari abantu benshi babizi, hari abantu benshi bazi kubivuga neza, hari abantu benshi bazi b'intyoza bazi kuvuga neza bakasobanura amagambo neza bagakora ibintu ariko akavuga ati ntabwo nanjye kuri kamera, kandi bitavuze ko atabizi, bitavuze ko atabisobanukiwe, ariko hari impamvu badashaka kujya kuri kamera. Ahari si umuhamagaro, ahari nyine ntabwo abikunda, ariko hari n'ubisobanura uko abishoboye ariko akuma ntacyo bimutwaye. Rero buri muntu wese aba afite destination, aba afite ikintu cyamuzanye. Hari urwo rumuri ufite, inyenyeri yawe ifite ahantu igomba kumurika. Yego ifite ahantu igomba kumurika. Ni ukuvuga igihe cyose utazayemera ngo imurike aho hantu yagenewe kumurika ukaharekera umwijima ni ugutsindwa. Hari umukozi w'Imana w'imbye indirimbo nziza aravuga ngo gukora umukoro utari uwawe ni ugutsindwa. Ni kimwe no kutawukora noneho. Gukora umukoro utari wawe ni ugutsindwa, no kudakora umukoro wawe nabyo ni ugutsindwa. Noneho Mose nawe ubwo byaje kurangira. Reka cyangwa nabyo reka dusomeho gakeya mu Kuva, dusome Kuva dore ku gice cya mbere umurongo wa 8, dore ku murongo wa 8 haravuga ngo muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Nabyumvise ko nabibabwiraga Yosefu namabwiyeho, noneho haza kuza undi mwami utarigeze kumenya ibya Yosefu. Noneho urumva uko baje bene baje kugwirira muri icyo gihugu baba benshi barahagwirira. Noneho uwo mwami rero aza gutanga itegeko. Abisiraheli barororoka barabyara cyane baragwira barakomera cyane buzura icyo gihugu. Mwabyumvise muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu be ati dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'abanzi bacu cyangwa n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara babashyira mu buretwa ngo baba barishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi, ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisiraheli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi. Uburetwa bwose babahatishaga. Ni ukuvuga ngo baragiye bagerageza kubica urubozo, bagerageza kubica nabi.
mbese bagerageza kugira ngo babaminimize, be kugwira, be kuba benshi, be kuzagira n'imbaraga. Noneho kujya ku rwego uwo mwami ngo wimye utarazi bya Yozefu atanga itegeko noneho ngo bajye bica abana b'abahungu bavutse kugira ngo be komeza kugwira. Ariko byarangiye umwe muri bo aza kugira ubwenge arabyara. Ubwo ndimo ndavuga muri make, uzabisome n'ubundi. Abyaye uwo mugore ngo agerageje guhisha umwana, aramuhisha umwana w'umuhungu. Urumva bari bategetse ababyaza batari mujye kubyaza mujye mwica abana b'abahungu, ariko ababyaza Imana bakoreramo nabo bakajya mbese bakabikwepa, of course ntibabice. Umwami ngo ararakara noneho mbese babirebire, ariko igihe kiza kugera Mose avutse, nyina agerageza kumuhisha, aragerageza kubagenaga n'utwo batisha bagategeka itegeko na twa tundi tutapfuye tuvuka bakagenda bakatwica, bakagenda bakinjira muri ubu rugo rw'Umwisiraheli bakatwica. None igihe kigeze uwo mugore ngo agerageza guhisha akana ke, agahisha kuri, biranga ageze agatabona ntabwo bizakunda kubera ko binjiraga no mu mago bakabahiga bakabica. None nganyije avuga ati aka kana rero kugira ngo azaze bakicira aha, reka ngiye nishakira ubwenge, nikanapfa kazapfa ntakareba. Ngo aragenda amwubakira akantu ko kumushyiramo, araje agenda amushyira ahantu mu ruzi, amujyamisha mu ruzi. Aravuga ati wende Imana ningira ubuntu, umwe mu banyegiputa nagatoragura akakagira imbabazi azakarera, cyangwa se nikanapfa ariko kazapfa ntakareba, kuko n'ubundi nta buryo mfite bwo kuba nasevinga ubuzima bwe cyangwa narokora ubuzima bwe. Aragenda ngo agashyira ahantu mu mazi. Noneho agashyize mu mazi, ngo umukobwa wa Farawo aza kumanuka agiye kwiyogera, agiye gutembera, mbese kureba ibyiza by'icyo gihugu. Aragenda ajya kwitemberera, agezeyo aza kubona ako kantu nyine kari mu mazi, karimo kagendagenda kareremba hejuru y'amazi. Urumva harimo uruhinja, yamuboheye akantu kadashobora gucubira. Noneho ngo agira amatsiko avuga ati se kana kantu nagaki, bagiye basanga ni akana. Ariko ngo bamaze kugashyiramo hahandi mu mazi, umushiki w'ako kana, kuko abakobwa bo ntabwo bicwaga, aravuga ati reka ngomeze nitarure ndeba amaherezo ya kariya kana. Aragenda aritarura kugira ngo azarebe amaherezo y'ako kana. Noneho ngo bakakuye babona n'akana, wa mukobwa wa Farawo akabonye imbabazi ziramwica, avuga ati aka kana wasanga ari ako mu Bisiraheli disi, babuze aho bagashyira, babuze aho bagahisha. Akagira imbabazi avuga ati reka njye kukirerera. Aragafata agiye kukirerera. Noneho mujyaho ngaho avuga ati subuka akantu ko muri kakiri gato nzakarera gute, kagashike kitaruye ngo karebe amaherezo ye, karaza kigenzagenza aho hafi, kivugisha kati subusi nabashakira umukozi akajya bafasha kukarera. Umukobwa avuga ati umushakira umukozi uzajya mfasha kukanderera. Kakana wumve abantu baba bafite ubumana muri bo, bagira ubwenge. Karero kajya kuzana nyina, kagiye kuzana nyina wa mwana, n'ubundi abari uza guhabwa akazi ko kumurera. Aragenda ajya kumurera. Noneho wumva ikintu cyitwa ya nyenyeri. Sasa wa mwana agomba kuzaba umutware, agomba kuzaba umwami, agiye kurererwa noneho ibwami, yige. Ni ukuvuga ngo ya destination yawe, ya nyenyeri yawe aho uzamurika irakujyana, nubwo uhura na limitations, nubwo uhura n'ibyo bibazo byose, ariko mpaka ikakujyana ahantu uzatorezwa gukora ibyo ugomba gukora. Iyo utayiretse, iyo utemeye gucomokoka, iyo utemeye ngo izime, iyo ukomeje ukaba uri ucometse. Arangije agenda wa mwana akuriye hehe mu rugo rw'uwo mukobwa. Urumva ni amenya amategeko, amenya iby'ubutware, amenya iby'iki byose yabyigiye aho. Nyina niwe umurera, aramwonsa, amwitaho, kugeza igihe mu magambo makeya byaje kurangira agiye gutegeka. Nawe urumva n'umwana wakuriye mu matware, agiye muri babandi bakoresha Abisiraheli uburetwa. Ariko urumva ko hakundi nyina yamureze, yagiye amubwira amagambo akomeye, aramwigisha mu buryo bukomeye bw'ibanga, aramwigisha, amubwira amahame y'Abisiraheli, amubwira ibizira, amubwira ibikorwa, amubwira ibidakorwa, amubwira byose. Noneho wa mwana aza kujya mu bantu bagomba gukoresha uburetwa bene wabo, kuko urumva we yari umwana warerewe ibwami. Agezeyo ariko abazi ibanga yibitse mu mutima we. None uko bene wabo bakoresha uburetwa we, imbabazi zikamwica, akumva babajwe n'ukuntu bene wabo barimo kubabazwa, akumva babajwe n'ubwo buretwa bakoresha, akumva biramubabaje. Wumve ya nyenyeri ko igomba kugeza ikamurika. Ariko iyo nyenyeri irangwa n'ishyaka. Uba ufite ishyaka muri wowe, wumva ritemera kuzima, wumva ritemera kujyamirwa. Nuko igihe kiragera,
muri make byagejeje kugeza igihe atangira aracikwa ngo aza kwica umuntu wari urenganyije umwisirayeli, aragera aramwica. Amaze kumwica haba hari abantu bamubonye, nyuma avuze abona batangira bati wowe urashaka kumwica nk'uko yishe runaka. Mbese ni birebire, ariko biraza kurangira ahunze ajya ngo mu gihugu cya kure. Agezeyo n'ubundi abagiye gutozwa noneho bihagije. Wumva yabanje gutozwa ibwami, yatojwe iby'ubuyobozi, yatoje iki, noneho agiye gutozwa sasa kubana n'Imana. Ikintu kizakwereka ko inyenyeri yawe irimo gutozwa neza ni ukugira limitations. Igihe cyose udahura na limitations, uzamenye ko ushobora kuba waremeye kurekura, ariko utaremera kurekura mpaka ugeze kuri destination yawe ukomeza uhura na limitations. Reka muzabisome, ntabwo nshaka kino kiganiro kiza kuba kirekire cyane. Urwo rwa rundi rugero rwa Mose. Noneho reka nze mbereke urundi rugero rw'umuntu wemeye gucomokoka sasa akarekura akabivaho. Umugabo witwa Samusoni, noneho yavutse Imana yaramuvuzeho ibintu by'ibitangaza. Nyina kimutwite, rero tuzatwita umwana azavuke, azaba ari umunaziri, ntimuzamwogosha imisatsi. None wumva ko yari special. Imana atanze itegeko umuntu azamwogosha imisatsi, ntazagire icyuma gikata kimukora ku mutwe, ntazagira ibiki n'ibiki. Samusoni avuka ari umugabo w'igihangange. Niba ushaka kubisoma nabyo ndakurangira n'ibisoma, uzasoma mu Bacamanza guhera ku bice 13 umurongo wa mbere. Ukomeze ibya Samusoni byose birimo. Ni ukuvuga ngo Samusoni rero nawe byagiye kugeza igihe we yemera guhinyuzwa na za limitations yahoranaga, bya bintu bihinyuza. Yagiye abona navuga ngo ni danger. Agenda abona ibimenyetso, agenda abona ko ubuzima bwe buri mu kaga, abona ko inyenyeri igiye gutakara, abona ko akunda umukobwa utari mu bwoko bwabo, kandi umukobwa agenda amwereka ibimenyetso bitandukanye by'uko ubuzima bwe bushobora kurangira. Agenda amwereka ibimenyetso bitandukanye, ariko Samusoni ntiyabyumva. Ishyaka rimushiramo, umubiri umurusha imbaraga, amarangamutima y'umubiri amurusha imbaraga, kamere imurusha imbaraga. Samusoni aremera, ageze igihe atakaza focus, atakaza umurongo, ava ku isoko, aremera acomokoka. Birangira Samusoni ubuzima bwe burangiye. Muzabisome, ntabwo nshaka kugira ngo bize kuba birebire cyane. Ariko ibya Samusoni wabisoma mu Bacamanza ibice 13 guhera ku murongo wa mbere ugakomeza. Kuko nanone ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 6 umurongo wa 3 haravuga ngo umwuka w'Imana ntazakomeza kuruhanya n'abantu. Ntabwo umwuka w'Imana azakomeza kuruhanya n'abantu. Iyo Imana igiye ikakwereka danger, ikakwereka ibimenyetso, ikakwereka ko ikaguha inzozi. Njyewe nigeze kujya ngira inzozi, hari ubuzima nigeze kubamo nkumva ubundi bintu ubundi si ibintu by'Imana utabivuze bitwaye iki, ubundi utabikabijemo. Mbese nkumva kwa kundi watangiye gutakaza icyaka, watangiye gutakaza umurongo, watangiye nkajya ndota, nkarota ibintu biteye ubwoba. Jewe kanwa kavuga, nkarota ibintu biteye ubwoba, nkarota mfite nk'umwana ahantu bebe namusize, namwibagiwe, arimo kurira, yambuze, yamisinze, nkagera ndota ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana ibirimo kwereka ngo wamaze kugera gutana, wamaze kuva mu nzira, ibyo wagomba gukora wabivuyemo, ibyo wagomba kubirimo si byo ukirimo, wamaze gutakaza umurongo, wamaze gutakara, ibyo byose rero nta gihe na kimwe. Iyo ufite inyenyeri, iyo nyenyeri wumva ikurimo, uramaze kwisobanukirwa. Iyo ugiye gutana ntabwo Imana ikwihorera, urabimenya. Rero nshuti yanjye irimo kunkurikirana, urimo kunyumva, ndagusabira cyangwa se ndakwifuriza kudatakaza focus, kudatakaza umurongo wawe bitewe n'ibihinyuza uhura nabyo, bitewe n'ibigeragezo, bitewe na limitations zitandukanye. Ntukemere gutakaza umurongo wawe. Nagiye ntanga ingero nyinshi zo muri Bibiliya, ariko hari n'ingero zifatika hano nko muri iki gihugu cyacu. Ushaka kureba wenda nk'urugero nk'uyu munsi w'igihugu turimo, ni igihugu kiryoshye, kimeze neza, cy'intangarugero. Isi yose irimo kugitangaho urugero. Abantu benshi bari proud yo kuba Abanyarwanda. N'abatari Abanyarwanda baza gusaba ubwenegihugu. Tugenda tubabona n'abazungu n'abandi n'abaturanyi bagenda baza gusaba ubwenegihugu kubera ko bari proud y'u Rwanda. Ariko mbere y'uko umuyobozi wacu uyoboye kino gihugu
agera kuri ubu butegetsi ngo agishyire ku murongo yifuza. Habayeho ibintu byinshi, abantu barahunze, abantu bagiye bicwa, bamwe barahunga muri za 1959, abandi barahunga muri 1962, genocide iraba muri 1994, ibintu byinshi byagiye biba. Byashoboraga kuba igihugu cyacu kitagira aho kiri uyu munsi. Byashobokaga ko Imana izakoresha atageze uyu munsi. Ariko iyo udatakaje focus ryashyaka ukavuga uti ngiyewe nzataha, nzasubira mu gihugu cyanjye kandi nzakora ibi n'ibi. Iyo udatakaje focus uyu munsi, nizo mbuto turimo gusarura, nizo fruits turimo kuryaho, nibyo byishimo dufite uyu munsi, niyo pride buri muntu wese afite uyu munsi, kubera ko atigeze atakaza focus, atigeze areka iryo shyaka ryari rimuzuye ngo avuga ati reka usubundi wabereka ubundi n'abandi bose ko byabananiye, n'abandi bose ko batereye iyo reka da. Iyo focus, iryo shyaka iyo utarirekuye birangira ugeze ku Imana igushakaho, ugeze ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kudakora ibyo ugomba gukora, kudakora umurimo Imana yakugeneye, gutakaza focus nibyo bizimya inyenyeri yawe. Kuko twatangiye tuvuga ngo inyenyeri ni iki, ni gute wari n'inyenyeri yawe. Uko wari n'inyenyeri yawe ni ukudatakaza focus, ni ukutava mu bintu byawe nyabyo ngo bitewe n'ibihinyuza, ngo bitewe n'ibigeragezo, ngo bitewe n'ibiki, ugakomeza ukaba uriwe Imana yakuremeye, ukabaza Imana, ntuve ku isoko, ugashakisha icyo Imana igushakaho, kandi ubundi uranabimenya ubyiyumvamo. Ikibazo cya gatatu cyabazaga ngo ni gute wagarura inyenyeri yawe yatakaye. Nta kundi ni ugusubira ku isoko, ni ugusubira ku Mana. Ubuzima butari Imana buba bupfuye. Ntago wavuga ngo uriho, ntago wavuga ngo utizera, ntago wagira ibyiringiro by'ejo hazaza, ntago wagira ibyiringiro by'uyu munsi no mu buzima buzaza utari ku isoko. Kandi isoko ni iyihe? Ni Imana. Wire kuri Imana, wijya kure yayo. Ibyo wahura nabyo byose, ubwenge bwose waba wumva ufite, amashuri yose waba wumva ufite, ubwiza bwose waba wumva ufite, femu yose waba wumva ufite, ikintu cyose waba wumva ufite kirenze, wagihawe n'Imana. Wiyibagirwa, wituma icyo cyubahiro gituma wowe wambura Imana icyubahiro cyayo. Ubwo bwiza ntibutume wambura icyubahiro Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Uko rero niko gutakaza inyenyeri. Inyenyeri ushobora gutakara, ariko ari wowe witakaje. Nta muntu ushobora kukwiba inyenyeri yawe, ntabwo bishoboka. Ni ukubeshya. Nta muntu wakwiba inyenyeri yawe. Gute se? Ikintu Imana yakuremanye se umuntu yakikwiba gute? Noneho hari abantu bagenda bakajya ngo bagiye mu bapfumu, ngo bagiye kubasubiza inyenyeri yawe. Umuntu akaguhereza uduti ngo genda ngo wisige ngo ukore ibiki, hanyuma wanyuzwa mu amafaranga. Ukibaza uwo muntu aguha inyenyeri ngo y'ubukire, kuko bavuga ko inyenyeri ari nyinshi, inyenyeri y'ubukire, icyubahiro, amafaranga, ibiki, kandi ukajya kubona umuntu urimo kuyiguha nawe ubwe iye ntabwo irimo gukora. Ayo mafaranga arimo arayagusaba. Kuki atabigukorera atagusabye amafaranga? Bivuze ngo nawe arayakeneye. Wese ko atayihaye, ibyo bintu arimo kuguha wowe uyu umurebesheje amaso ubona bifite. Rero nta muntu wakwiba inyenyeri yawe, nta muntu wayigutwara, nta muntu, ntabwo bishoboka. Ahubwo wowe kora ibyo ugomba gukora kugira ngo yongere yake, umurike aho ugomba kumurika, uyoboze Imana ikuyobore ibyo ugomba gukora. Nta kindi. Subira ku isoko, ujye usenga iteka, ujye uyoboza inzira. Imana izabana nawe, Imana izagukoresha ibyo ugomba gukora, uzave kuri iyi si nta rubanza ufite. Murakoze cyane. Reka ndekera aho ngaho, ngira ngo byabaye birebire cyane, ariko uwumva yumvise icyo nakubwira cyo, nta muntu wakwiba inyenyeri, nta n'umuntu wayikugarurira. Wowe ubwawe subira ku isoko. Imana ibahe umugisha cyane. Shalom, shalom.